Nanone turagarutse kuri iyi channel yacu kane yanyu. Noneho tugiye kubabwira ku bijyanye n'ikipe ya APR FC uburyo yiteguyemo umukino wa Pyramide, dore ko iyo ubwayo ihamya neza yuko igomba gusezera ekipe ya Pyramide byanze bikunze kandi ku giteranyo cy'ibitego byinshi, ndetse ikayitsindira hano i Kigali, bijyanye no mu Misiri ikaba yayitsindirayo nk'uko bihamirije umuyobozi wayo w'icyubahiro CDS cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga wari wasuye ino ekipe mu myitozo. Hari byinshi rero bagiye bahigera imbere ye, hari ibyo abatoza bagiye batangaza. Ikindi kandi hari urutonde ndakuka rwamaze kujya hanze rw'abakinnyi bagomba kubanza muri ino ekipe ya APR FC, cyangwa se 11 babanzamo n'abandi bagoreza kuri channel yacu yitwa Ajab TV Show Rwanda. Kandi rero byinshi biri kuri uyu mukino, ari ibyagiye bivugwa, ari ibyatangajwe n'abatoza, ari ibyatangajwe n'abakinnyi ku mpande zombi, byose reka tubiguhereze, dore ko n'abakinnyi ba Pyramide nabo biyemeje, ariko by'umwihariko twibande kuri ekipe ya APR FC, dore ko bo ingamba ari nyinshi. Ngo nubwo batsinzwe ibitego 6 ubushize ku gitego kimwe, uyu mwaka ngo amazi ntabwo akiri yayandi, ngo ahubwo byose byarahindutse. Rero reka wowe ngohereze ikaze kuri channel yacu, nkubwire ngo niba utarakora subscribe yikore, ubu ngubu tugiye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Rero mu by'ukuri umukino wa APR FC uteganijwe kuzaba kuwa gatandatu ku itariki 14 ku isaha y'isa 12 z'umugoroba hano mu gihugu cy'u Rwanda, i Burundi ndetse n'ahandi hose twaba duhuza isaha. Ku isaha y'isa 12 nibwo umusifuzi azaba atanze uburenganzira bw'uko amakipe yose atangira gutana umutwe cyangwa se umukino uba watangira. Gusa ariko mbere y'aho ngaho, mbere y'isa 12, nubwo rwose amatike nayo yagiye ashira cyangwa se agurwa ku rwego ruri hejuru, dore ko hasigaye imbarwa cyane, ariko mbere yo tujya ku by'amatike, ikigaragara cyo nuko abakinnyi bose uhereye ko ari we wese, bose bamaze kwemeza yuko ikipe ya APR FC ifite ubushake, ifite imbaraga zo kuba yasezerera ikipe ya Pyramide batiteye ku cyari cyo cyose. Dore ku magambo yatangajwe na kapiteni Niyomugabo Claude, uyu nguyu yavuze yuko hari amayiri menshi cyane yagiye agaragara kuri ekipe zo mu Misiri n'izindi zo mu Barabu zitandukanye. Kapiteni yavuze ko aya magambo yose avuga ko tekinike zose n'andi mayeri azwi cyangwa se bayamenye, ko ariyo mpamvu bagomba gukuramo ekipe ya Pyramide. Yabivuze arimo ahumuriza abakunzi ba ekipe ya APR FC, ababwira kandi yuko rwose nta na kimwe batazakora kugira ngo bakuremo ino ekipe ya APR FC. Ikindi kandi Niyomugabo Claude nk'uko yagiye bikomozaho, yavuze yuko haba ibijyanye n'amarozi ngo bitizewe cyangwa se bidakora. Ikindi nuko yavuze ko imbaraga zose bazazitanga, anakomeza ashimangira ku bijyanye na ekipe ya APR FC uburyo ihagaze neza kandi kuri buri mwanya. Dore ko ikindi abantu benshi rukundira ekipe ya APR FC nuko kuri buri mwanya usanga nibuze hariho abakinnyi barenze umwe, cyangwa se ugasanga umukinnyi afite n'umusimbura we kandi mwiza, bityo ngo ni ikintu gitanga icyizere cy'uko waba yagize impamvu cyangwa se akaba yavunika, ngo ekipe ya APR FC yaza kwitwara neza byanze bikunze. Rero muri rusange imyitozo bakoze kuri gatatu ku tariki 12 mu masaha nabwo y'umugoroba rwose asa naho yegereye ayo umukino uzabera. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze ahangaha bari basuwe n'umuyobozi w'icyubahiro wa APR FC. Uyu nguyu ni umugaba w'ingabo z'u Rwanda, umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Uyu nguyu wakomeje aba impuguro ndetse akaba n'impanuro, agakomeza ashimangira neza yuko ekipe ya APR FC byanze bikunze igomba gukoramo Pyramide nta kabuza, dore ko bemerewe buri kimwe cyose, bahawe amafaranga, bemerewe prime nziza, dore ko mu gihe baba bageze mu matsinda buri mukinnyi yahabwa byibuze $3,000 by'idolari, amafaranga agera kuri miliyoni 3 zirengaho gatoya z'amafaranga y'u Rwanda, miliyoni 3 zirengaho hafi 4 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni amafaranga atari make mu gihe bageze mu matsinda ya CAF Champions League. Rero
CDS yakomeje babwira yuko bazakora ibishoboka byose kuko buri kimwe cyose bakwifuza APR FC izakibaha, dore ko byanashimangiwe na chairman wa APR FC Lieutenant Colonel Richard Karasira, uvuze ko ekipe ya APR FC yari ifite umwaka ushize ubu ngubu yahindutse mu buryo bwo guhangana mu buryo bwari bwo bwose, ngo bashyizemo imbaraga zose zaburaga, bongeramo abakinnyi baburaga bose, n'undi wese bari bakeneye bamushyizemo, kuko avuga ko ekipe ya APR FC imeze neza, nubwo benshi bavuga yuko APR itarabona umwataka mwiza nko yifuza ngo ijye ku rwego rwo guhangana ku rwego mpuzamahanga, ariko bashimangira ko bafite byose bishoboka, dore ko n'umutoza Darikonovic yakomeje yishimira cyane ugusurwa k'uyu muyobozi mukuru w'icyubahiro wa APR FC, akaba n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Yabishimye cyane avuga ko ari byiza ko basurwa n'abayobozi nk'abangaba bakomeye, ndetse kandi ko bitanga icyizere bikanabaha imbaraga, dore ko n'ubushize bakoramo ekipe ya Azam FC muri Tanzania, uyu muyobozi yari yabasuye akabaha impanuro, bakanamwizeza neza yuko bagomba gutsinda bagakoramo Azam FC. Rero n'uyu munsi bakomeje rwose bamubwira yuko icyizere gihari, bamuha icyizere gishoboka, buri umwe arahiga, dore ko n'imyitozo bari gukora igaragaza ko ari ikipe ishaka gutsinda, nubwo mu mpinduka z'abakinnyi bari babanjemo ubushize hari impinduka zishobora kuzamo nkeya cyane nkuko tugiye kwikwereka mu bakinnyi bazabanzamo, ariko ikipe yose igaragaza ko umwuka ari umwe, dore ko n'imyitozo bakora nibavuye mu myitozo babanza gusa n'abirefreshinga cyangwa se bagakora uburyo butuma bagaruka muri modo nziza, dore ko bafite ibintu by'ibigunguru birimo barafu bagenda bakajyamo kugira ngo bongere bamere neza, batangire ubuzima bushyashya, umunaniro uhite ushira ku kanya. Rero imyitozo bakora igaragaza ko ari ikipe ishaka itsinzi, urebye umukinnyi ku mukinnyi, urebye tactique z'abatoza, urebye gahunda zose, nuko bajya mu matsinda bakandika amateka, ndetse no muri iyi myaka APR FC ko yabura ubwa mbere yaba igiye muri aya matsinda ya CAF Champions League, nyuma ya Rayon Sports yabikoze ijya mu matsinda ya CAF Confederation Cup mu myaka ishize. Rero na APR FC irashaka kwerekana ko ari ikipe ifite ibigwi ndetse n'ubukombe.